minsi yashize hari umuntu wambwiye ngo amaze imyaka 9 atabyara, mu mwaka wa 10 aratwita twasenze. Mu minsi yashize yambwiye ko yabyaye abana 3 b'abakobwa babyarira icyarimwe 3. Oya kukantu katubwire neza. Urumva umuntu yambonye kuri YouTube. Umuntu yambonye kuri YouTube. Arambwira ati ngiye maze imyaka 9 ntabyara. Uyu ni umwaka wa 10 ntangiye. Ntako ntagize byaranze nanabivuje byaranze. Ni wowe muhanuzi wa mbere nanyuma mbwiye ikibazo cyanjye. Mbese ubwo nusenga bikanga sinzongera gusenga, nubwo nyine nzamenya ko Imana yandemeye kutabyara. Ndangije ndamwihora ndamubwira ati turasenga, tukajya dusenga. Hashize ameza birampamagara. Arambwira ati Korodina we ati manza amasengesho yawe ari gukora. Ndamubwira ati seki ati umuntu abuze imihango. Okay, ndavuga ati nari bikeka dukomeze dusenge. Imana ishoboye byose. Ashize ukundi kwezi kwa 3 arampamagara ati hereza Imana icyubahiro. Byagenze ute ati umuvuye kwa muganga bambwiye ko ntwite kandi ndayameza 3. Yameza 3. Ubwo tukivuga ni ibintu byose bigenerwa igihe cyacyo. David, kuburara bibaho, kurya neza bibaho. Ubu kuri kunde buri kumbwira ngo nambaye neza kandi koko nanjye ndabizi ko nambaye neza. Nawe urabizi. Aya David akagakanzu nambaye umuntu ayirutse kukanzanira arambwira ngo yayiranguye Dubai. Iyi kanzu y'ukureba igura 70,000. Ewe n'umuntu wayinzaniye burashobora kuba ari kunyumva. Iyo nkweto igura ngahe? Uyimbaza David, uyimbaza rwose ibyo bintu byo kumbaza. Utuye mu mujyi. Bivuze. Yes, ni by'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi ndi mu karere ka Musanze aho naje gusura umukozi w'Imana Claudine. Ngubu mpagaze hamwe nawe mu murenge wa Cyuve. Naje kugana nawe twatumaze iminsi tutaganira ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko nanone uyu munsi Imana yemeye ko tuza kugana nawe nandi mahirwe nundi mugisha wo kuza kuganira na Claudine. Hanyuma rero ikintu nababwira ni kimwe, nuko uyu munsi mugomba kudukurikira. Hari ibintu byinshi bigiye gukorerwa hano, hari umurimo w'Imana ugiye gukorerwa hano, ndetse hari amajambo meza turi buze kumva, cyane ko Claudine mumenyereye cyane nk'abantu bazi nk'umuntu uhanura ibintu bigasora vuba. Uyu muntu ni umuntu udasanzwe twaje gusura, no mpamvu mpagaze hamwe nawe, ariko nanone ari no mu mashimwe nkuko mumubona. Taza kugana ibintu byinshi nari mukumbuye by'umwihariko, ariko namwe hari abantu benshi bagiye banyandikira ati baramukumbuye. Icyo nakubwira ni kimwe, nuko ugomba gukurikira ikiganiro cyose ukazigisoza, cyane ko dusigaho nimero yibo. Sibyo Claudine? Umeze ute? Neza. Naje kugusura kandi uyu munsi umuzima arapfa. Amen. Witeguye kumukubita? Hari umuntu ukunda kuvuga ngo abazimu tubirukange ubutareba inyuma. Turabakubita hasi. Abazimu. Abantu benshi bakumenyereye ko uri umuntu hanura ibintu bigasora vuba bidatinze. Ni kiye kintu bababwira? Kubabwira ngo musenge mwizeye. Musenge mwizeye. Kwizana icyo kintu cya mbere kibanza. Hanyuma rero reka dufata akanya tuganire nawe, ariko nanone bashishikariza gukora subscribe nyaboneka kugira ngo dukomeze tube umuryango mugari, kuko ubu ngubu turacyari mu matangira. Sibwo tugitangira cyane. Reka tubarakira ikiganiro cyose. Yego. Claudine, reka nkwakene natindira abantu. Bakoze. Bagiye bagukunda mu bigiye bitandukanye kubera ibitangaza Imana igenda gukoresha, kubera ubuhanuzi igenda uheza abantu kandi bugasura vuba bidatinze. N'abantu benshi bagiye babyandika muri comment, hari n'abagiye baca inbox bakanyandikira bakambwira ati twarabuze abakozi b'Imana, ariko Claudine tukimara kumubona twaranezerewe. Uzi neza ko abantu bagukunda cyane. Ango no tugiye gutangira cyangwa se tugiye gutangira ikiganiro cacu. Reka ngusabe banze dushyira imbere y'Imana. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje,
turagushimiye kuri Imana yabaye mu ruhande rwacu mu minsi zose tumaze kuri iyi si, wadukoreye ibikomeye. Hari byinshi byari bidushaka, hari byinshi byaduhigaga, hari byinshi byaturwanyaga, uraturinda ubiturindiramo ku bwa rya jambo ryawe wivugiye ubwawe ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ngo ariko ujye umurinda muri byose. Warakoze kuturinda, ntuhabwe icyubahiro. Nyemera ngo ushimire ko udutije aka kanya ko kongera kugaruka imbere y'iyi kamera tuvuga imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tweze udutunganye, tubabarire. Twakoze byinshi byangwa n'amaso yawe, turareba tugacumura, turatekereza tugacumura, ariko twemerera utweze, uduhanagure imigayo yose y'ibyaha watubonyeho. Hanyuma uyu munsi amazina yacu yandukurwe mu gitabo cy'abazarimbuka, yandikwe mu gitabo cy'abazahabwa ubugingo. Kandi Uwiteka Imana, aka kanya ngwino ukabanemo natwe, aba ari wowe utwiyoborera, uvugane natwe, ukorane natwe kandi ubane natwe. Duheje imyuka mibi, duheje gukora kose k'umwanzi, bitakuvuga byose bihunge, ineza yawe aba yo yamamara kuri twese. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, bana natwe tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma ndakwakira kuri Gahunda Frasi. Yego. Vuga ati amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Amen. Wari uzi neza ko abantu bagukunda? Ndabizi. Bajya baguhamagara kenshi. Barampamagara. Ijambo ryinshi bagenda, mbese ijambo rigenda rigaruka mu bantu benshi. Ni irihe? Yewe, noneho hari abantu benshi bambwiraga bati iyo tuvuganye nawe, niyo utadusengera, niyo utaduhanurira, tubaga twizeye ko uwo munsi turagira amahirwe yo kuroga. Nawe ubyizeho ko iyo uvuganye n'umuntu uwo muntu agira amahirwe? Arega nta kintu na kimwe Imana idashoboye. Yego. Claudie, karame. Nkawe sibyo? Yego. Uri umuhanuzi, waje wanambaye neza uyu munsi. Ibyo bintu ntabwo wari ubizi, ariko reka nkubwiye ngo wambaye neza, wambaye ikanzu nziza, uhereye ku rukweto, ku saha, ku gitambara hejuru, birajyanye pe. Murakoze. Birajyanye. Uyu n'umunsi wagira ngo nta nubwo uri umunyacyaro. Yego. Hari umuntu yagutse kuza ngo dusengane, yari aturutse i Kigali, ari umupapa. Arangije arambwira ngo hano se ni iwanyu? Ndavuga ati yego. Ubwo nyine yagasanze niyambariye n'utwenda twa nta kigenda ndi mu kazi. Ngo cyangwa ngo hari undi mukorodini uraza mbimutegereje. Ndavuga ati oya, ni njyewe. Ni njyewe uje kureba. Ati oya pe. Ati buriya namaze igihe kinini ndi kureba ibiganiro byawe, nagatinye kuguhamagara, nzi nguvuka mu gikoma cya avoka, ntiwananyemera ko duhura. Nuko nguko nyine Imana iba yagisigiye umuntu agasura keza. Hari uwambwiye ngakunda uburyo useka. Yego. Abantu benshi barabikunda. Ngo uburyo useka. Yego. Ariko buri abantu, umuntu wese afite kiritira agenda areberaho, hari ukuntu byibushye, useka, ukuvuga, hari ukundi ijambo ry'Imana uburyo urivugamo. Yego. Buri wese afite impamvu nyinshi zigenda zimuhatira kugukunda cyane. Burya gukunda umuntu hari ikintu kigenda kimuhatira kugukunda cyane. Icyo kintu iyo gifite akabona gikunze kimuhatira kugukunda. Ngiye kubaza ikibazo kivuga gutya giti, nkawe nk'umuhanuzi wemera ibintu by'umwaka? Umwaka umwaka simbizi njyewe ukuntu mbyumva, ariko yemera ibintu by'umwaka. Imana ishoboye byose. Kuriya bavuga ngo iyo uzindutse mu gitondo ugahura n'imbeba yirukanka cyane, icyo gihe uragira umwaka. Oya, iyo ni imyemerere ya gipagani. Cyangwa se hari umuntu wemerewe gusuhuzwa mu gitondo, n'utabemerewe gusuhuzwa, kuko umuntu ntumusuhuza ngahita gutera umwaka. Abo bantu barahaba, ariko nanone iyo usenga Imana ingenda igukuraho imivumo yose n'akarande by'iwanyu bigukurikirana gutyo. Abo bantu batera umwaka barahaba? Barahaba, nanjye ndabizi ko bahaba. Bavuga ngo umwaka utahaba. Oya, njyewe ndabizi ko bahaba. Hari umunsi umwe nigeze kujya gucuruza voka ahantu, zari voka nini koko. Noneho voka nagaziranguye kuri 100. Ubwo nyine nzi ko imwe ndajya ndayigurisha 100, ebyiri ry'itanu, uzahomba nkazigurisha 3,200. Noneho nshaka umugore, ariko nyine baramumbwiraga batatera umwaka. Nyine njyewe ntimbyemere, nkavuga ati imyaka ntago zihaba. Umuntu atera undi umwaka. Umuntu atera umwaka. Ibyo bintu arimo kwibaza. Hari n'umuntu udukurikiye uri kwibaza icyo kibazo. Umuntu atera umwaka undi. Noneho mu mama rero arambwira ati watura voka nkagura. Urumva nyine uri
gucuruza ntiwakwanga kugurisha umuntu ukeneye kugura. Ndamubwira ati nta kibazo, ati voka nangaye ntimwe n'ijana, ati yagabanya nawe. Ndamubwira ati cyakoze make ebyiri ni 5, atondeka voka 5. Arambwira ngo zino zose reka nguhe 200. Ndamubwira ati wa mugore we nturi umugome, ubu voka imwe y'ijana nziguhere imwe 40. Iwenda nta no kuvuga senkani. Nuko arangije arambwira ngo nta kibazo, azisubizamo vuba vuba. Arambwira ngo nari bingikorere ngo ugende, ngo ariko ngo ubuzinyi imyaga inzima, ngo hari icyo gazimpa zatemye. Wariwe akubwira ati uzinyimye ari nzima, ubu unaniwe kuzima buno hakiri mu gitondo zitaye zasha cyane, ati ubugiye kuzigirwa na ku mutwe urazimpa zatemye. Ndangije ndamwihorera, ageze maze kunkora arambwira ngo hari n'igihe ngo urajyaga mu nzira ngo ukabitura hasi. Nari ndi kumwe n'akandi gasaza kanjye gatoya nako nyine kari kantwaje izindi voka, nikoreye mu rubase runini, we yikoreye mu gatoya. Twageze mu nzira ndasitara koko ni za voka nzitura hasi. Noneho hamenekamo nyine voka 5 zirapfa ndanazita. Turagenda mu soko dusanga abaranguzi batashe, za zindi za wa mwana yikoreye kandi nitwo dutoya narobanuyemo twose baratugura. Za zindi nitwa ndazibungana, ndigirwa ndazibungana, isoko ryose ndabunga, umugi wose ndabunga. Voka reka nkubwiye David, ibasi imwe nini nawe yasize za base zigira imikono, nagurishije 5 gusa, izindi voka zose ndazigarura, ariko nsubiye kuzicuruza nk'ejo zibona abakiriya. Hari abantu batera umwaku, ariko Imana yo ifite inzira nyinshi icamo ikavumura abantu bayo. Reka bite nkomeza aho ngaho. Yego. Uko wambaye agasaha keza, urukweto rwiza, umukobwa Imana yemereka mu impano zigiye zitandukanye, ibitangaza igenda bimukoresha umunsi ku munsi, ukahita wibuka yashusho noneho ucuruza voka. Ni kije ijambo rya mbere rituvuga. No gushimira Imana uko bwije nuko bukeye. Imana igenda ikora imirimo myinshi itangaje. Hari ukuntu umuntu areba agarushinya nko ku mateka. Yego. Bikanaba byarenga umuntu akarira. Wowe waramarira y'ibyishimo. Ngiraga ikibazo ntago ngiraga amarira David. Ubu nta kintu nakwankurire. Habe niyo hapfa n'umuntu tuziganye sinjya mbona amarira. Nta muntu wakuriza kuri iyi si. Yego kuma keretse kubabara mu mutima ariko sinjya ngira amarira. Nta muntu wakuriza kuri iyi si. Ntago ngira amarira, ndababara gusa nkanayishaka ariko narayabuze. Ngo muri iyi si nta kintu cyaba nkurire. Ntago nakwishima ngo ndire, ntababara ngo ndire. Nta muntu ukunda ku rwego rwo hejuru mu buzima bwa si ngombwa ngo mutubwire. Yego. Ku buryo umuntu umubuze byagutera amarira. Nyine urumva nababara, njye ikibazo ndi kukubwira ni kimwe, ntago uri kucyumva. Njewe ntago ngira amarira mu maso yanjye, abe nishimye abe mbabaye sinjya mbona amarira. Wishimye cyangwa mbabaye ntago mbonaga amarira. Ntago wabona amarira. Ndanabyishakagamo nkashaka n'ibimbabaza byinshi byaranze. Ubwo niba mbabaje ndababarira ku mutima, gahinda nikanyica ntuze ndyame nsinzira. Hari n'umuntu ushaka kwita ibyibaza ate se ibyo ni ibintu byakujeho uri umuntu mukuru cyangwa se no mu bwana ko wari umuntu. Oya byajemo ndi mukuru. Umuntu ashaka kwita yibaza impamvu ibyo bintu biza kugira aho ngaho ku buryo amarangamutima yawe adashobora gusesekara hanze. Bajya bavuga kari ku munwa karasesekara, kari ku mutima gasesekara ku munwa. Ariko nanone akari ku mutima ari kuntu amarangamutima ajya ku mutima agasesekara mu buryo bw'amaseka, mu buryo bw'amarira, mu buryo bw'agahinda gakabije. Ako ni akantu kaba kari ku mutima. Kubera ibyo bintu byakugezeho ku rwo rwego ubona ukamvubuza amarira. Umuntu yashobora kwita byibaza. Ntago mbizi nyine buriya wasanga ari uko narize cyane amarira agashira. Warize cyane? Namarira ubwo hararashira ntago mbizi nanjye. Cyaye igihe urwaye bya nararize cyane, nagize ibintu bimbabaza byinshi bituma ndira cyane, amarira ubwo arashira. Ntago ngira agahinda ngiye mu mutima wanjye. Kese nshobora no kurakara ngo mare iminota 5 ndakaye. Nko ntago wandakara ngo mare iminota 5. Ahabe uva ahangaha wajya hari agahita numva ahubwo nkugiriye impuhwe. Ngwiki? Nk'ubu nkaba maze kukurakaza simusabye imbabazi. Yego. Sunambwiye ati mbabarira nta ikintu kiza unkoreye, wava nkaho wajya nkari nk'imvura yago nkavuga atayiga manu bu David aganyagiwe nkahita nguhamagara, David waza ukugama naguri kubona ko imvura iguye. Nemaze kukurakaza. Kuba ko wabudasanzwe. Ntago mbizi njye ikibazo mfite. Ndakaje rwose nta kimwe nagufasha.
wandakaje byarananiye none njye nkuna abantu basaba imbabazi nko kunkunanjye gusaba imbabazi nkuna abantu basaba imbabazi bane undakaje ushaka kumfata intege zanjye nkeya busaga ngo nzibwira abantu intege hano ziri umuntu wesheje kumwe ati David rero nahemutse mbabarira nibwo yabajiza kundyarya ndamubabara kandi ibyo bintu sinzabigarukeho apfa ko wamwe ati David rero mbabarira je wansaba imbabazi utansaba imbabazi sinzi nago nashobora kukurakara ngo mari imisi ndakaye hanyuma rero turakomeje Claudie turakomeje nari ngukumbuye mu buzima busanzwe ariko mu buryo bw'iyo kamana abantu benshi bagukumbuye nari maze imisi nakora ibiganiro muri ubu buryo sinzi nawe warankurikiraga oya nanjye abantu ahubwo benshi bajya bambaza ngeko Claudie ngo wabaye iki ngo kudaheruka kuri YouTube ngo ko nta kiganiro yuka gushiraho nanjye nari maze imisi nakora ibiganiro muri ubu buryo ku buryo nanjye nari ndahantu numva nshaka kumanza nkitekerezaho yego hari igihe ugenda ukumva amavuta agenda bamacyarige nawe wabivuze bikaba ngombwa kugarukana amavuta menshi nawe nandi gushaka ndi bavuze yego hanyuma umurimo w'Imana wari umeze ute umurimo w'Imana uri kugenda ibintu nta kibazo abantu bagiye bakubaza ati Claudine ko kudaheruka gukora wabasubiza gire ijambo nuko babwira ati nyine hari utuntu duhugiyemo gutya urumva nta kindi kintu wababwira nese ko umuntu aba atarwaye ntabe yapfushije kandi usibye n'ibyo ngibyo na Yesu hari umwigishwa yigeze abwira ati reka bapfu bahamba bapfu babo kuba wapfushe nta byatuma udakora umurimo wayo nicyo kintu gishobora kuba cyaguca intege mu murimo w'Imana Claudie njye simbizi David mba numva Imana ari Imana ku manywa na nimugoroba ubwo niyo abantu baza bakagusebya cyane cyane ko abahanuzi muterwa imijugujugu noneho bigeze nko kuri mwebwe muhanura ibintu bigasohora vuba David uko wamfata uko hose uko wanuka kose sinshobora kunanirwa simbizi numva nguye mu mutima nko mu minota 5 yashika nkavuga ati ariko ibi Imana yankoreye nibyo bikeya kuruta bino biri kumpiga ngahita numva ngarutse mu mwanya neza muri wagira muri yasi kumva abantu bose bakuritse kandi buri muntu wese ukabona yakuvuyeho nunda kuvuyeho nunda cyane rwose Yesu urayigeramo ndayize ko cyane kandi ukwajya kureba ugasanga nta ruhare na rumwe rubigize nta muntu numwe watutse nta muntu numwe wabangamiye nta wagusabye amafaranga ngo yamwime wapi nta nuwo mwadikanyishe ngo wamurengere wagerageje kwihoma kwega ngo miruhande rwawe ukabona nawe ntashaka kukuvugisha ukabona kureba nabi igeze muri yose waso bigenze ute mpamvu baje kino kibazo hari nk'abantu baba dukurikiye bakabona abantu bose babanaga nabo ishurwo bitaga inshuti wa muntu wabonaga ngo ntaga zabahemukira ukabona ni umuntu umuhemukiye urumva na wa wundi wagerageje kwihomaho ugakora buri kimwe cyose ukamwihoma kugira ngo mugumane base babone kuri kumwe n'umuntu ukabona nabakuvuyeho abantu badukurikiye babaye mu bwo buzima iyo babwiwe n'uburyo iyo ugeze muri situation uburyo witwara niba nabo byabafasha ibyo bintu rero nta kindi kintu na kimwe kibimara umuntu wese uzagera muri icyo kibazo cyo kubona ari wenyine azajye mu gitabo cyitwa Umubwiriza ibice 3 ahere ku murongo wa mbere haravuga ngo buri kintu cyose kigenerwaga igihe cyacyo ngo hari igihe cyo gukundwa n'igihe cyo kwangwa hari igihe cyo kweza n'igihe cyo kurumbya hari igihe cyo kubyara n'igihe cyo gupfusha ibyo bihe byose ni ngombwa ngo tuzabigeremo niyo mpamvu uyu munsi uba ukundwa cyane ejo ukaba uri kwangwa na bose kandi nta numwe wakubereye mubi ubwo rero bigasaba kugira ngo usenge uri muri iki gihe wizere ko ibintu byose bibaho kandi usenge wizeye ko bizarangira hari igihe biba ikibazo n'ijambo ryonyine ntabwo ryagufasha nta kibazo pe ibintu byose bigenerwa igihe cyacyo David kuburara bibaho kurya neza bibaho ubu kuri kunde buri kumbwira ngo nambaye neza kandi koko nanjye ndabizi ko nambaye neza nawe urabizi ayaga David aka gakanzu nambaye umuntu ayutse kukanzanira arambwira ngo yayiranguye Dubai iyi kanzu y'ukureba igura 70,000 n'umuntu wayinzaniye buriya ashobora kuba ari kunyumva byanyabyo sindi kukubesha si ibikabyo 70. hari abantu bari bashaka kuzigura bayikunze ndamuhamagara nabo bahari ndamubwira ati ikanzu wanzaniye hari abantu bayikunze ngo babwira ukuntu igura bakoheza amafaranga nzazi Kigali mfate yano makanzu nyabazanire arambwira ati make ni 70,000 niyo make yanyuma 70 kanzu imwe David ubu uyu munsi nambaye ikanzu ya 70 urumva ariko hari igihe kimwe nageze mbura na London
nkambara ijipo imwe n'ishati imwe bigacika binshikira inkweto zinshikira ndwara inda zikagenda nk'intozi uko intozi uzizi ariko uyu munsi mfite imyenda ndahinduranya rero hari igihe cyo kwambara ubusa n'igihe cyo kwambara uyu munsi mu minsi yashize hari umuntu wambwiye ngo amaze imyaka 9 atabyara mu mwaka wa 10 aratwita twasenze mu minsi yashize yambwiye ko yabyaye abana 3 b'abakobwa babyarira icyarimwe 3 Oya kukantu katubwire neza urumva umuntu yambonye kuri YouTube umuntu yambonye kuri YouTube nyine muri iyi minsi arambwira ati rero Korodina nshaka kugira ngo dusengane mu kihe cyifuzo arambwira ati ngiye maze imyaka 9 ntabyara uyu ni umwaka wa 10 ntangiye ntako ntagize byaranze nanabivuje byaranze ni wowe muhanuzi wa mbere nanyuma mbwiye ikibazo cyanjye mbese ubwo nusenga bikanga sinzongera gusenga nubwo nyine nzamenya ko Imana yandemeye kutabyara ndangije ndamwihora ndamubwira ati turasenga nyine hari ukuntu abantu baba badashoboye kuza iwacu ngo dusenge nkababwira ati munyandike ibyifuzo mufite n'amazina kuri WhatsApp tuzajya dusenga tukajya dusenga hashize amezi 2 arampamagara arambwira ati Korodina we ati manza amasengesho yawe ari gukora ndamubwira ati seki ati ubunabuze imihango okay ndavuga ati nari bikeka dukomeze dusenge Imana ishoboye byose ashize ukundi kwezi kwa 3 arampamagara ati hereza Imana icyubahiro byagenze ute ati mvuye kwa muganga bambwiye ko ntwite kandi ndayameza 3 y'amezi 3 ubwo tukivuga ninda yagiyemo ndamureka turakomeza turasenga hashize iminsi ampamagara ari kuwa 4 muri uku kwezi gushize kwa 3 uku gushize arampamagara arambwira ati Korodi bite ni byiza amakuru ni meza ati rero waransengeye ndatwita ariko igihe kirageze ngo ngiye kubyara rendezvous bampaye yageze ubu ngubu ngiye kuja kubyara none nsengera mve no kwiseta amahoro bambwiye ko bagomba kumbaga ndamubwiye biremera none ubu ngeze igihe cyo kubyara noneho rero ndashaka yuko ugira ute unsengera nkava no kwiseta amahoro ndamubwira ngo ibyo yakoze nibyo bikomeye kuruta kugukura kwiseta genda wizere Davi arega na igihe ukurura Imana neza ukavuga uti ntabyo kwirwa ndazamuka imisozi yakoze ibi nibyo nibindi zabikora none ndangije nagasenze nkejo arampamagara ati mpera Imana icyubahiro navuye kwiseta amahoro ubu ndyamanye n'abana 3 b'abakobwa abana 3 baza ari 3 cyane yego uwo muntu atuye Nyagatare yanagambwiye ati ubu nimara gukomera mbese ndi gushobora guheka byanyabyo nzaza kugusura nkwereka abana bawe Korodi umuntu mane cyabi cyifuzo cyacyo nanye nkagisengera uwo muntu tukazaganira nawe umva uzamubona David azaza yambwiye neza kazaza nzamukwereka tuzanamubona nagira hanga rwose uzampamagara nta kibazo ze musuhuze 3 icyarimwe yagamaze 10 atabyara imyaka 10 ubwo yagamaze imyaka 9 abo bana yababonye mu mwaka wa 10 rero David burahari n'igihe umuntu aba yagiye gucika intege ariko yatekereza nk'ibyo akavuga ati Imana ifite imbaraga umuntu wavuze avuga amagambo meza ntanayakunda avuga ati nitukarebera mu Mana yego tukarebera Imana yego yatinze gukora ahubwo tuzayirebera mu byagize ute yakoze mu byo yakoze yego hano no wavuze iryo jambo ako nanjye ndikosora neza ngo tukarebera Imana mu byo yanze gukora yego wavuze ngo byatinye gukora tuzayirebera mu byo Imana yagize ute yatinze gukora yakoze kera ahubwo tuyirebere mu byo yamaze gukora cyane ubu David nimba nagavuye ku rwego rwo kwambara ijipo imwe n'ishati imwe nabyo byaracitse nkaba ngeze noneho ku rwego nambara ikanzu y'ibihumbi 70 iyo nkweto igura ngahe uyimbaza David uyimbaza rwose ibyo bintu byo kumbaza utuye mu mujyi bivuze ibyo birakorera noneho nta nicyo bwantwara Bibiliya yaranditse ngo tuzarya ibyica ariko ntacyo bizadutwara tuzarya ibyica ntacyo bizadutwara urumva noneho nimba ngeze ku rwego rwo kwambara imyenda myiza zinajyanye nkavuga ngo ninambara ikanzu se cyangwa nkitega agatambaro gasucyo bigaba bijyanye ejo bundi nanga bukeye bwaho nimbura ibiryo nzavuga ngo Imana yankuye ku ijipo imwe ikampa imyenda zingana gutya ifite n'ububasha bwo kunzanira ibiryo nkarya ngahaga barakoroga
genda uhamure nyine bukiri kare oya tuzarya ibyica ntacyo bizadutwara n'ubundi arega izo twasimbutse nizo nyinshi kuruta izisigaye urumva nta kibazo hazaza n'ibindi ahubwo njye ndibaza ibyo bintu byose ukuntu bikubaho ariko ukabura amarira ntabwo njya amarira pe David ntago yashatse narayabuze icyo kintu ndi kwibaza ibyo byose bikakubaho nk'ubu njye nyine niyo mpamvu nakoje ati urarira amarira y'ibyishimo hari igihe nicaga ngatekereza nkabara abantu turi gukundana nkabara abantu turi kuvugana nkabara abantu nk'ubu kuri Pasika nifurijwe n'abantu barenze 150 Pasika nziza ariko sinigeze mbona n'amarira numvaga gusa mbabaye mu mutima ngucyo gusa ariko baranyivuza ati Pasika nziza buri wese ati Pasika nziza kandi mu minsi yashize nagaburaga n'uwambwiye ati ndagukunda kuri uwo munsi nabuze n'umwe ariko hari ikintu kimwe David ntarabona umunsi nzakibona manza aribwo nzarira iki cyo kintu ngo tugisengere kizivuye aya ntago nabikubwira wasanga aribwo nzarira pe ikiheze oya ibyo cyose ntago ari ibyo twanagikeka oya uzi ikintu ntago nabona sindabona umuntu unyifuriza anniversaire ndakora umuhigo nta umuntu uzakintanga icyo ngicyo wasanga umunsi nzayikora haribwo nzabona umuntu yinyifuriza aribwo nzarira uvuka ntago watubwira igihe wavukiye uvuka mu kwa kangahe mu kwezi kwa 4 wararanye ikizingahe 17 ayiwe ndababaye mbise mbabara byahatari impamvu mbabaye nuko mbona uko kwezi kwa 4 kwarangiye zitake 17 zavuyemo nyine nanjye ntabwo nayo kuzikubwira mbere yaho zitari zarangira nkahita ntekereza mu wundi ariko ntaribi icyo kintu nzagikora kubyo nta wundi muntu uzakintanga ni indahiro yanjye pe nzagikora nta wundi muntu uzakintanga njye mu anniversaire muzanire keke turye tuzane agashampanye kubite na bya fireworks umva ubwo wasanga uwo munsi aribwo nzarira nabuze amarira ndanayashakaga nkayabura ijambo ry'Imana ariko mfite ibintu byinshi byo kugana nawe nari ngukumbuye by the way nari ngukumbuye ntekeza ko n'abantu baba bagukumbuye yego bagukumbuye njya ndibuka ijambo rya mbere twaganiriye niba ari ikirugu ikiganiro cya mbere twakoze ntajemo ijambo ikirugu ikiriba twiga umusamariya twize amajambo menshi menshi meza kandi abantu barayakunda abantu bakunze cyane niriye yose ko bayakundana ariko irya mbere bakunze nkabibona ko barikunze ni iry'umusamariya mwiza uzi ko banditse ku mezi 400 nimba ari na 50 ingahe Korodina ukajya usanga umutuntu k'udutima Korodina ngo Imana iduhuze n'umuntu ufite denariyo zacu ntekereza nk'ubu utekereje nk'umuntu ubaho utazi izina ngo ijambo ndagukunda umuntu umufata ute umuntu utazi ko utari waribwirwaho na rimwe iyo yaribwirwa akaribwirwa ku bantu badakomeje badafite gahunda boya birababaza udafite umuntu ugukunda uzi kuba utagira umuntu kubwira ngo waramutse utagira umuntu kubwira ngo wiriwe utagira umuntu kubaza ngo wariye tugiye kujya mu ijambo ry'Imana we yafashe umuntu yumvise umuntu ufata ute umuntu nyine nanjye ndi umuntu nawe uri undi ni umuntu yumvise umuntu umufata umuntu biterwa n'uburyo yajemo muri rusange yego muri rusange umuntu umufata ute umuntu ni umuntu arega kandi buriya umuntu aba mwiza bitewe nawe kandi akanaba mubi bitewe nawe buriya David njyewe nawe tubanye uko waba uri mubi kose nkakubera mwiza nawe urahinduka ukaba mwiza hariho byanga oya hariho byanga David njyewe ibyo wankorera byose njye nkabikuba na zero cyane cyane ko ngiye abantu nabonye icyo wakora cyose kubereka ko uri kumwe nabo bo muri ako kanya
iyo uri kubereka kuri kumwe nawe yego ayo mahirwe bayapfisha ubusa bayapfisha ubusa bakabona ko ntacyo uri cyo yego ahubwo bamara gukora left yabo bakabona nibwo bagukeneye ibyo bintu bibaho ngewe nagivuze kuri wa muntu w'inshuti magara pana abantu basanzwe umuntu w'inshuti nyawe uje ari Imana ivuze ati nguhaye inshuti ufite umutima wo kwihangana n'ibigeragezo byose nagushyiraho yego ko Mana ngewe nta kigeragezo na kimwe nta kwihanganira ngewe mbigushyizeho wanyizeraga Yesu we ntago bamugerageje ejo bundi nagasenze nari nagiye gusenga ku Gisenyi turirimba indirimbo y'154 hari igitabo kivuga ngo baramusingije basasa imyambaro ngo Hoziya hahirwa umwami Kirisito ngo ariko bukeye barahinduka ngo bavuga bati nabambwe nimba barahindutse kuri Yesu watubuye imigati abantu bakarya bagahaga bagahinduka kuri Yesu watubuye amafa abantu bakarya bagahaga bakihinduka Yesu wakijije ibirema akazura abapfuye akagira ngewe ko Rodina ndige kikuburyo batanyihinduka Claudie iri jambo reka turisorezeho tujye mu ijambo ry'Imana yego ngewe David uranyizera yego uko twahuye bwa mbere ku bisi yego uko tugenda tubana uzi David icyo ashoboye ikirakaza David yego uko David atwaramo ibintu yego subizi ndabizi ngo bivuze ngo mugihe tumaranye hari duke yatwanyuje ariko ntago nzi wese yego ariko bitewe ikizere wampaye ngewe nka kugerageza nkakubera umuntu mubi ufite ubushobozi bwihangana uwo muntu wizeye ukamukunda ukamwihanganira ndetse ukamubwira ubuzima bwawe bwose ariko akarenga akaguhemukira Bibiliya uzi ukuntu yanditse kandi ibyo nibyo bintu byuza hano ku isi Bibiliya uzi ukuntu yanditse yaravuze ngo umuntu nakugirira nabi ntukamwifuriza umuvumo uzamwifuriza umugisha guzakuzaho nushaka ugenda ufate yino nzu yacu yihirike dusigare dutuye hasi sinshobora kugucira imanza wakomeza ukagenza ukagira inshuti yego ku Mana yanjye ugakomeza ukanyifuriza ibyiza David nuko amasaha yagiye kiba ngo uhaye ubuhamya nta kintu na kimwe kidahinduka iyo wabigize mu ruhare ugasenga nkundaga kubwira abagore nkababwira ngo kuba umugabo yagutaye akajya kwa Korodina wenda ni urugero kumusambanya cyangwa se kumukunda ntago igisubizo cy'ikibazo ari ukubyimba ngo uzurure amazuru uvuge ko umugabo yagiye nataho murebe nabi yego oya umuti w'ikibazo genda umukunde nk'uko wamukundaga uzamure keya urushaho kumuha keya umubwiye uti mugabo mwiza ndagukunda umugabo wararutse ntago yumva ibyo wamukora byose niyo wafata pepe yeje niko ukamuhanagura ntashobora kumva ko uri umugore mwiza ariko mukorere keya zose umuha ibintu abyange wabimuhaye ujya imbere y'Imana usenge ubwire Imana ngo Mana uko watoranyije uyu mugabo mu bandi basore bose bari bari kuri iyi si ukamumpa ukantoranya mu bakobwa bose bari bari ku yindi si ukamumpa nanjye abari kugenda umugarure muri karitsiye yagiyemo cyangwa mu mudugudu yagiyemo cyangwa kwa Korodina yagiye umungarurire ico gihe Imana izamugarura n'umutima mwiza ubona araje utiriwe urazurura umutwe ibyo bintu abagore babishoboye nta divorce zahaba njewe ibyo nibyo mbwiraga abagore kandi nkabibwira n'abagabo umugore wagiye nta mugabo washobora kumugarura ariko nusenga ukamwerera imbuto azagaruka gusenga reka nicyo kintu cya mbere gikuraho ibibazo ubu uyobe ukuntu tuganiraga nkakubwira abahungu baje kuntereta bakeneye ko turyamana gusa bagataha bakaza bari kumbwira bati n'ubukwe rwose turakora mariage ku munota wanyu Imana ikajya imbwira ati uyu ni iki cyamuzanye uyu ni iki cyamuzanye nkabimenya bataragera ku ngingo gusenga niyo nsinzi y'ubuzima iyo usenganye umwete nusenga ibyo waburiye ishusho uzabibonera ishusho nusenga ibyo wananiwe kwikemurira uzabikemurirwa kubera wasenze gusenga nicyo kintu kirangiza ibibazo oya hari ibintu biba birenze Claudie bihese hari ibintu biba birenze ubu se nibihe bintu birenze wakorerwa ukababara jewe ni uburetse bwetse kuvuga babazwa n'umuntu wonba nize akambira ni ikihe kintu kirenze ukuntu Lazaro yagiye mumva abantu bose bagacukura abandi bagateraho indabyo bakarimba bataheza ni mwijuru umunsi wa mbere ukira ari mumva uwa kabiri ukira ari mumva uwa gatatu ukira ari mumva uwa kane Yesu akaza akamuzura agahinduka muzima ubu ni ikihe kigeragezo kibabashe kuruta icyo ngicyo yes reka tujye mu ijambo ry'Imana Claudine turaza gukomezanya nyuma
emere ko ngutsinze ariko jewe umutima ntago nawe ujya ariko Imana nanjye wumve bwo kugira abantu bamemukira ngakomeza ngabasabira ibyiza yego ntago mbahemukira ariko nanone mbamira bahunze gato bakabanza bakitekerezaho nkuko nakubwiye intege nke zanjye ni umuntu uzukambwira ati David urabona bino bintu byawe bimeze nabi ariko babarira byagenze gutya nanjye urabona ariko nyine umuntu nanjye ndakosa sinyese sinkosa abantu bagusaba imbabazi rero bazaza ari umwe ku ijana abandi bose bakureba ningaye suri kuraba sinsenga iyo umuntu agiye ndavuga ati buri gihe cyari kigeze cyo kugenda akava mu buzima bwanjye nanjye ngakomeza ubuzima bwanjye sibyo akabuvamo nanjye nkabukomeza sibyo yego ntago mitindaho cyane ariko nanone ntago nkomeza nkamugira inshuti mu byati bono nkwino kandi ubona gusiga gutera ibitugu kandi bibiri vuga ati mukunda abanzi banyu ntago mbanga ariko ndabareka bakantera ibitugu bakagenda nanjye ngasigara mu buzima oya ibyo ntago ari sawa abantu badukurikiye baraza kudeza comment avuga ati n'abafite kwihangana nko kwa Claudine reka tujye mu ijambo ry'Imana. Claudine muzika agira amagambo meza ikintu kimwe kiba gisaba cyangwa se bibiri bitatu ubusabwa kwizera warangiza ukacisha bugufi umutima wawe ukihana niba n'icyo wumva udahuzaho n'Imana cyangwa se ari insigo ufite hagati yawe n'Imana iyo nsigo ukamanza ukayikuramo ubundi ugakurikira ijambo ry'Imana cyane cyane ko Claudine abafite amagambo meza yubaka abantu ni iminota nk'icumi tugiye gufata cyangwa se munsi y'icumi gusa ntabwo birarenga mu minota 10 iyo minota 10 nyaboneka muntu dukurikiye wayibyaza umusaruro ikakuvugira ahantu hamwe ngo igukura kijya n'ahandi hantu ikugeza. Ijambo ririmo rikomeye uko kwizera ari gufata ibintu bitagaragara ukabigira ibigaragara sibyo Claudine? Yego. Kwizera nibyo bituma dukora kino kiganiro ntafite kwizera natekereza ko ikiganiro ndibuze kugikora ntagira umuntu nkurikira. Yego. Nabaye baduca intege Claudine. Batubwiye ati David ngo urabona uracyari umusore uracyari umwana mutoya kujya kwa bya bintu by'iyoboka Imana ntuzabishobora abantu bazagutera imijugujugu kandi ko imijugujugu yajemo. Yego. Uzafasha abantu bamwe mu buryo bwo kuvuga ati tuvuge ijambo ry'Imana babantu bafashaga usange ntibakorera Imana by'ukuri. Yego. Bibe ngombwa kukomezanya n'abandi ariko ntibizaguca intege. Amen. No. Ko bigenda. Yukore. Kwa cyane nko mwanya nakira umuntu yavuga ngavuga Imana ndamwakira. Yego. Ariko njya gutungurwa nyuma ngasanga umuntu ntaga birimo neza. Yego. Akanabivanga. Yego. Ariko byo ntago bimbuza gukomeza umurimo w'Imana ahubwo ndakomeza nkagumana n'abantu bakomeza kuvuga Imana neza. Yego. Cyane nk'aba Claudine. Yego. Claudine karibu navuga byinshi. Murakoze hanyuma tushimiye Imana yuko ikomeje kudutiza akakanya kadutiza ubuzima. David ubu hari abantu benshi batafite amaboko hari abantu benshi badafite amaguru kandi batarabigizemo uruhare hari abantu bari kongererwa umwuka kwa muganga hari abantu baryamye muri moroge byamaze kurangira ko babukeye tukisanga twebwe turi bazima ni by'igiciro gikomeye. Buri muntu wese ahari unkurikiranye namfashe ayihereza icyubahiro ubuzima bwose waba ubayemo uyu munsi ni Imana yemeye yuko ububamo nta kindi kintu wakora ubwawe nta zindi mbaraga zawe zagukura mu rupfu ngo ziguhindure muzima keretse imbaraga z'Imana. Tabita ngo yarapfuye ariko apfuye umwami w'icyo gihugu ngo yananiwe kumuzura ariko Imana yururukira mu myenda yagiye adodera imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abantu benshi ngo hanyuma iramuzura. Imana niyo yonyine ibasha gukora imirimo itangaje munyemerere tuyihereza icyubahiro. Hanyuma reka dusome amagambo y'Imana turasanga mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice ni 16 tugasoma umurongo wa mbere niturangiza gusoma umurongo wa mbere tugahita dusimbuka dusome ku wa 6. Havuze ngo Samweli atoranya Dawidi ngabo umwami. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesayi w'i Betelehemu kuko niboneye umwami mu bahungu be. Nuko ku murongo wa 6 aravuze ngo nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aribwiye ati nukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye kuko Uwiteka atareba nkuko abantu bareba ubwiza bugaragara ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesayi aherako ahamagara Abinadabu
amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesayi ati aba sibo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesayi ati abana bawe bose naranga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akaja aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Twakire neza amagambo y'Imana. Iri jambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo Uwiteka akugayire ibintu byose byari bikuri imbere. Amen. Bibiliya itubwiye ku nkuru z'umugabo witwaga Dawidi. Uyu mugabo witwa Dawidi ngo yavutse ari umwana w'umuhererezi kwa Yesayi. Yesayi ngo ntiyamwemeraga, hanyuma na bene se ntibamwemeraga, na nyina wamubyaye ntiyamwemeraga, ngo bagera ku rwego bamujugunya mu ishamba. David ntago kumujyana mu ishamba ngo aragire intama ari uko bari bamukunze. Kuki si batazigagije imfura ntibazigagize uwa gatatu bakazigagiza umuhererezi? Nuko ari we batashakaga. Hanyuma ngagera mu ishamba aragiriza intama, ariko ngaba mu ishamba Imana imwemera. Nshuti yanjye, ishamba umazemo igihe kirekire, ishamba umazemo igihe kinini, Imana ihure nawe mu iryo shamba cyangwa igusure mu iryo shamba, ubu sindabivuga gutega, cyangwa ikwitegereze mu iryo shamba hanyuma igukuremo. Mu ishamba nta myenda myiza zibayo. Nahoze ndi kubabwira ngo nambaye agakanzu ka 70, ariko mu ishamba nta kanzu nziza zibayo. Mu ishamba nta myenda zijyanye n'ikanzu zibayo. Mu ishamba nta kamera nziza zibayo. Mu ishamba nta madolari ahagera. Mu ishamba nta mayega ahagera. Niyo mpamvu wasenze ugakoboka ugahera mu ikode, abantu bakaguhanurira bakakubwira ngo Imana iguhaye inzu ukayibura. Ikibazo si uko utazi kubaka, ishamba urimo ntirikwemera kutura mu nzu yawe. Ariko tugiye gusenga Imana ikugendereye mu iryo shamba urimo, hanyuma ikujaburemo nawe utura ahantu hazima nk'abandi bose. Haleluya. Amen. Nizeye ko abantu barankunda. Baragukunda cyane, ariko n'ibisanzwe baragukunda. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya irambwira ngo umunsi umwe umuhanuzi witwaga Samweli ari gusenga, ngo Imana ivugana nawe iramubwira ngo ni gute uhora usengera Sawuli kandi njyewe nanze yuko aba umwami. Iramubwira ngo uzuza ihemba amavuta, hanyuma ngo utume ku mugabo witwa Yesayi w'i Betelehemu, ngo mu bana yabyaye harimo umwe ngiye guhindura umwami. Bibiliya avuga ngo nuko Samweli ahageze ngo bamanza bamumurikira umuntu witwaga Eliyabu. Umugabo yitegereje Eliyabu, Yesu we, ngaravuga ati nshingiye ku kuntu David aseka neza, ngashingira ku kuntu Korodina yambaye imyenda zijyanye, agatambaro, udukweto, agakanzu, nukuri Uwiteka uwo yimikisha amavuta n'uyu. N'uyu David ari ukuntu tujyaga mu giterane ukuntu ukabona umuntu nta n'amashuri yize nta n'iki, ariko niwe bahaye umwanya ku ntebe y'imbere. Tambuka kubera iki? Yatwereye 50,000. Ariko si nkawe baragutambutsa ufite iki? Ariko Uwiteka we ngo suku nguko areba, ngareba ubwiza buri mu mutima apana ubugaragara inyuma. Mperutse kureba akantu kuri TikTok numva karamfashije. David hari umukobwa mwiza w'ikizungereza, none aravuga ati kugira nzamenye umusore unkunda ngiye kwigira ikirema. Yigira ikirema kereka abantu ko yakafite akaguru kamwe, akandi kaguru akakicariraho yagahinnye, yambara ikanzu ndende ku buryo utabimenya, akagaragaza akaguru kamwe. Haba haje umusore wa mbere araza akamupfukamira, amuzaniye n'akarabu kuntu ari mwiza, amwitegereje
ashaka kumuhobera aramuhagurutsa. Umukobwa arangije agahaguruka afata ikibando asimbukiraho nyina amwereka ko ari akaguru kamwe. Umuhungu ati reka sinagukunda arigende. Noneho hahita haza n'uwundi wa kabiri nawe agiye kumuhagurutsa nawe asanga nawe ni ikirema. Umukobwa arongera agitaraguhitsa nk'ikirema. Noneho wa wundi nawe ahita mwanga. Haza n'uwa gatatu ariko babandi babiri bakira haza n'uwa gatatu. Uwa gatatu nawe ashaka kumukunda. Noneho umukobwa aramubwira ati dore ndi ikirema mfite akaguru kamwe rwose nimba uzanyemerera uko ndi nta kibazo. Umuhungu aramubwira ati yo ibyo gusa Imana itagatumye utuguru twose tuhava ikagusigira kamwe ni nayo izatuma njyewe nawe tubana tukabyarana n'abana tukubaka urugo rugakomera. Arangije agahaguruka nyine aramuhobera. Wa mukobwa ahaguruka ameze nk'ikirema koko aramuhobera. None abonye koko uwo muhungu afite gahunda yamaramaje ahita akuramo yakanzu na kakaguru akagira neza. Babona afite amaguru abiri ni mwiza nta n'ikibazo na kimwe afite. Babandi bararira baricuza. Yego Imana ireba ubwiza buri mu mutima apana ubugaragara inyuma. Abantu benshi bazi yuko umuntu uzi kubwiriza neza umuntu uhanura bikaba ari uvugana n'Imana, ariko bigashoboka yuko njyewe Claudine nshobora kuba mpanura ibintu bikaba mu gitondo ariko Imana yanyitegereza ikambura mu bakijijwe cyane. Twazajya kuri wa munsi w'imperuka Bibiliya itubwira Imana ikambwira ngo mva imbere wankoze ibibi we ntago nigeze nkumenya. None nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ntago ubwiza bugaragara inyuma ari bw'Imana ishaka. Gutya batuba tugaragara. Reka ntago ari bw'ishaka. Ntago ikeneye babahanzi bazi guhogoza. Ikeneye imitima yabo. Imitima yabo irejejwe. Umutima wanjye urejejwe. Mbere yuko byose biba umutima umeze neza. Ku mugabo yitegereje igihungu citwaga Yeriyaba aravuga ati Uwiteka yimikisha amavuta n'uyu ngo Uwiteka ahita yururuka go kanya aramubwira ngo nturebe uburebure nturebe n'imyenda yambaye ngo zigutitize nturebe n'intebe yicaye mu gihe Uwiteka namugaye ngo sindebe ubwiza bugaragara inyuma ndebe ubwiza bwo mu mutima. Ngo nuko Samweli atangira kwipfuna ibimwira atanagira agavuga ati Yesayi we Imana igambwiye ngo umwana wawe iramugaye. Ngo hanyuma murika n'uwitwaga Aminadabu ngo nawe Imana iramugaya. Ngamurika na Shama ngo nawe Imana iramugaya. Bibiliya avuga ngo amurika abahungu barindwi bose ngo Imana irabagaya. Haleluya. Nari nshaka kugira ngo mbabwire wa musore unkurikiranye, wa mukobwa unkurikiranye, wa mubyeyi unkurikiranye, wa mugabo unkurikiranye, wa mukecuru we unkurikiranye, wa musaza unkurikiranye, uyu munsi wa none Imana ikugayira ibintu byose byari biri imbere yawe, ibyimuritse imbere yawe bituma udasinzira, bituma utarya, bituma utambara, bituma udatuza. Imana ibigaye. David nawe hagira ibyo Imana ikugayira. Amen. Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Samweli akibwira Yesayi ngo abahungu b'Imana irabagaye. Imana imubwira ngo mbariza Yesayi ngo abana wabyaye nabo nushaka uba ufite n'undi wabyaye mu gasozi ariko yitwa umwana wawe. Ngo hanyuma ahita avuga ngo hari kamwe gasigaye kagaherereze katagira isura katagira ubuzima nagataye mu ishamba ni nayo mpamvu abandi nabamuritse ko ntinkamurike. Bibiliya ntago ibyo byose yabyanditse ariko mu icurabwenge ry'abantu niko yavuze. Avuga ati naragataye. Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Samweli aramubwira ngo imihango irahagaze nta kindi kintu kiri bukorerwa hano ibiryo mwatetse ntituri bubirye ako kataraza. Ngo hanyuma Dawidi bamukuye mu ishamba ngo Imana iravuga ngo uwo nimikisha amavuta n'uyu. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Imana ikugayire birindwi bikuri imbere. Imana wa muntu unkurikiranye uba uri mu Rwanda uba uri mu mahanga. Imana ikugayire uburwayi. Imana ikugayire ibihombo. Ikugayire inyatsi. Imana ikugayire gupfusha. Utuye mu bukode. Imana ubu bukode bugaye uture mu nzu yawe. Uracuruza ugahomba. Imana ikugayire bino bihombo. Ubengwa buri munsi. Imana ikugayire kubengwa. Ibi bintu byose byakwimuritse imbere. Uwiteka Imana bigaye hanyuma uhabwe nawe agaciro cyangwa usuka ayo mafuta nkuko n'umugabo witwa Dawidi bamusutseho amafuta muri iki gihe imbere y'abakuru be ndetse na se wari waramwanze. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga. Amen. Amen. Imana igira ibintu igaye.
kwambara ubusa abandi bambaye banazibitse, Imana ibigaye. Kurya umuntu ntahaga abandi babimena, ibi bintu Imana ibigaye. Guhora utsindwa mu ishuri abandi batsinda, ibi bintu Imana ibigaye. Guhora ubura ibyangombwa abandi babifite, ibi bintu Imana ibigaye. Imana ibigaye. David, hari umuntu wambwiye ngo amaze gukorera perimi inshuro 10 ngari gutsindwa, inshuro 18 ngari gutsindwa. Arambwira ati nagiye mu bapfumu nja nagatsinzwa. Ndamubwira ati ngiye kugusengera, niba ari Imana nsenga ikanyumva, iyi perime ku nshuro ya 19 uzayibone. Ubu yarayibonye. Harambwira ati urasengaga kuko Mana yanjye. Arambwira ati none mvuye mu bapfumu ninjiye mu Mana, Imana niyo impaye perime. Rero David, tugiye gusenga hagira ibintu Imana igaya mu ruhande rwacu, hagira ibintu Imana igaya. Imana yigeze igaya umuriro wo kwa Nebukadinezari, barabibona abagabo 3 babajugunyemo bavamo ari bazima. Imana igaya iminwa z'intare n'inzara intare zifite. Daniyeli ava mu rwobo ari muzima. Imana hagira ibintu 7 itugagira tukiri muri uyu mwanya wo gusenga. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Mana, turasenze uhereye none. Dusengeye abagabo bafite ibintu 7 byabitambitse imbere, ariko uyu mwanya bigaye. Dusengeye abakwirwa 7 bituma badacuruza ngo bunguke. Gaye ibintu 7 biri imbere y'ababyeyi, gaye ibintu 7 biri imbere y'abasore, gaye ibintu 7 biri imbere y'abana bacu, gaye ibintu 7 biri imbere y'abantu batuye mu Rwanda, gaye 7 biri imbere y'abantu batuye muri Amerika, batuye muri Kongo, abatuye Mozambique, abatuye Kenya, abantu bose Uwiteka Imana nyingabo batuye muri Canada, abantu batuye mu Burundi, abantu batuye mu Bubiligi, abantu batuye Uganda, abantu batuye Malawi, abantu batuye mu mpande nyasisi zose zitandukanye, ibihugu tudashoboye kurondora turi imbere y'iyi kamera. Aba bantu bose babituye bafite ibibazo, bafite ingorane, bafite uburwayi. Gaya ibi bintu byitwa ibihombo, gaya ibi bintu byitwa amadeni, gaya ibi bintu byitwa uburwayi, gaya ibi bintu byitwa imyuka mibi zibahiga. Gaya gira ibintu 7 ugaya imbere ya buri wese udukurikiranye, kandi nuzadukurikirana ubutaha ugira 7 umugayira kugira ngo ineza yawe yamamare. Umugabo witwa Shama n'uwitwa Minadabu n'uwitwa Yeriyabu ndetse n'abandi 4 tutabashije kuvuga bakaba 7, umaze kubagaya nibwo Dawidi yahawe agaciro, nibwo yasutsweho amavuta. Gaya ibintu 7 Imana. Umaze kugaya inyanja itukura nibwo Abisirayeli bambutse. Ugaya abantu abanyegiputa bari bakurikiye Abisirayeli, nibwo Abisirayeli bagize amahoro ngo ndetse abanyegiputa basigara mu nyanja. Nari nkwinginze ngo ugire ibintu 7 ugaya imbere y'ubwoko bwawe. Nugaya 7 abacuruzi barunguka, nugaya 7 abahinzi bareza, nugaya 7 aborozi barororokerwa, nugaya 7 aba babyeyi badukurikiranye abana babo barasinda, nugira 7 ugaya amadeni arishurwa, inzu ziraboneka, nugira 7 ugaya imfubyi zirakura neza, nugira 7 ugaya babuze urubyaro barabyara, nugira 7 ugaya urubyiruko rutarashaka rurashaka, nugira 7 ugaya ingo zasenyutse zirubakika. Gira 7 ugaya uhereye none ku bwoko bwawe. Urakoze Mana, duhana umugisha, nanjye umugisha. Ugira ibintu 7 ugaya biri imbere yanjye, bya bindi bimagurukiye, bya bindi bituma natuza, bya bindi bituma nasinzira, ubigaye. Ijambo ryambwiye ngo umwigisha azagabanwa n'umwigishwa kugira ngo ibintu byose bigende neza. Nanjye umugisha Mana, umana umugisha n'ubwoko bwawe, kandi buri muntu wese udakijijwe umuhe gukizwa, abari mu nzu z'imbohe babohore, abarusha baruhura, abashonje bagaburira, bambaye ubusubambike, buri wese n'intimba afite uyimumare Mana, umuhe umunezero. Urakoze Mana, ngakomeza utugirire neza, kandi ibiganiro ducishanga bijye bikundwa n'abantu benshi, kubera kuri data bigirira umumaro abantu benshi batuye iyi si. Urakoze Mana, kandi bizahindure na benshi kuri wa munsi uhoraho, ntihazagire ureka kujya mu ijoro ku bwawe Mana. Urakoze, ubuntu bwawe, urukundo rwawe, gufashwa n'umwuka wera bikomeze bituganze mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye cyane kubw'akanya kaduhaye kutubwira ijambo ry'Imana. Amen. By'umwihariko nukumva ngiye nguwe neza, ndanezera mu mutima. Amen. Kandi mubwira wumve ko nezerewe cyane. Nukuri. Kuko nari maze iminsi nkukumbuye, nkifuza kuza kugusura, ariko bitewe na situation nari ndimo nabura uburyo naza. Abantu barega bajye batwihangane, nk'abantu bambaza ati David kuwe kudakora. Nanjye ari abantu bankuna bambaza ati David bite kudaheruka gukora ibiganiro, byagenze bite. Kandi abantu bagenda badukurikira umunsi ku munsi hano kuri Gonarike Plus. Ni nanjye
nashimira n'abantu bakomeje kunsengera. Yego. Hanyuma tugeze mu kanya keza, akanya abantu benshi bakunda, ntekereza ko ari igihe bashobora kuzagakunda kurusha ijambo ry'Imana, ariko Imana izamfashe. Imana izamfashe. Tugeze mu kanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana, kuko hari n'abajya bambwira ngo basimbukishwa ngo bajye gufata nimero y'umukozi w'Imana. Yego. Ngo bafite akanya gatoya ngo barasimbaza, ariko nyaboneka mujye mukurikira ikiganiro cyose. Mpamvu ubwo nawe dukurikiye aha ngaha ndi kubwira aya magambo akaba uyumva, ni ukubera ko wakurikiye ikiganiro cyose. Yego. Aba arimo ibintu byinshi, ariko nawe wasimbukije ikiganiro agashobora kucyumva na 2 na 3, aho wagejeje uwumva ukoreba umuntu utagejejeho, ejo ukaza ugasubukura, aba ari byiza kuruta, kandi icyo tweka gushima Imana. Yego. Hanya nkunda kubwira abantu nkibaze nk'ubu, iyi Imana iza kukugira nk'igiti, nk'Imana iza kukugira nk'igiti, birashoboka ko yakungiye igiti, ariko nanone icyo giti kikagirira abantu umumaro. Ariko turayishimiye ko itangiza igiti kugira ikimasa. Yarakoze kakugira nk'ibuye, yarakoze nyiramburiye icyubahiro, yarakoze. Ubika kugura ibuye ari gihe hano nkandagiye ari wowe, abaye injuri gukandagira nuza mu mfuruka. Ariko Yesu we nabonye Yesu agezeho ahita asa n'ibyo ngibyo, ngo ninjye bikomeza imfuruka, ngo ninjye mwungeri mwiza, ngo ninjye ndami izindi zose, ninjye mushumba mukuru. Umva Yesu we aba umuntu wari we wese uko byagenda kose. Hanyuma Claudine, tugiye gutanga nimero yawe, abantu bagenda baguhamagara bakavuga ko bakubuze, abandi bite, twababwira iki? Yego. Nimero ni 0781515830, 0781515830. Umuntu wese uzajya mpamagara akambura, nta rundi rwangano mba mbafitiye, ntago mba mbazi, nta kintu na kimwe duhuriye ngo ndabirengagiza. Yego, ntago nabirengagiza. Iyo umpamagaye ukambura, urakomeza ugahamagara mpaka umbonye, cyangwa ukanyandikira message ukanyereka ko wambuze. Kenshi na kenshi nshobora kutabibona ko wampamagaye ukambura, ariko wanyandikira message nkabibona ko wambuze. Yego. Ariko nuko abantu wenda sinzi, wenda sinzi ko wenda bashobora kuba babifata burya kwizana icyo kintu cya mbere. Yego. Nta muntu uragwamaga avuga ati kuba nkuhamagaye njyewe ni utansengera, ariko Imana iri bukore cyane pe. Hari abantu benshi bambwiye bati iyo tuvuganye nawe twizeraga ko turaronka. Hari n'abandi bashaka kwizera bakavuga ati nigisha umukozi w'Imana nubwo ntamubonye, ariko kwa namumenya hari impamvu Imana yatumye izo. Yego, umumenya cyane n'ubundi kagira ute igakora. Kandi Claudine niwe kunze kuvuga terega nicecetse ibiri gukora soko sijya amasori ko sinzi impamvu uyu musitari gusa. Iyo cecetse ibiri gukora, ntabwo ibintu byose bikoraga ari uko abahanuzi bahanuye. Reka cyangwa babanze batitira, niba mwubona Claudine ntage turakwana ikiganiro ngatitira cyane. Yego. Ahubwo abantu benshi barabimbazaga. None nawe icyo kibazo uragifite. Nanjye ntegereje umunsi nzabona nkabona Claudine yuzuye umwuka, akahita avuga indimi agahanura hano. Ntabwo biba ari byiza. Ntabwo biba ari byiza. Claudine uzavuga indimi rya ruhanure hano. Yego, turabashimiye cyane mwe mwemeye kudukurikira uyu munsi. Nizeye ko ikiganiro cyababereye cyiza, kandi nizeye ko musubijwemo ibyiringiro, nizeye ko mubonye Imana bundi bushya, nizere ko hari ikintu gihindutse ku buzima bwanyu, ndetse natwe twumvise iri jambo nanjye ubwanjye hari ikintu gihindutse kuri ubu buzima bwacu. Reka ngushimire rero wemeye kudukurikira, cyo kwa niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro byacu tugenda tutambutse umunsi ku munsi, kugira ngo wiyandikishe cyangwa se wiyaboneshe hano, kugira ngo niba dusora ikiganiro ujye ukibona mbere y'abandi bose, cyangwa se unabigukurikiye mu wa mbere. Hari igihe dukora ibiganiro ntube wamenya ko ibyo biganiro byasohotse, ariko yakoze subscribe bikugeraho mbere. Ikindi, ufite uburenganzira bwo kujya muri comment, nyaboneka mukatubwira ko mudukunda, ariko nanone mukatubwira ikintu twahindura cy'ingenzi, cyangwa se mukatugira inama, cyangwa se mukatubwira dukomeze aho ngaho. Nako naka motivation. Iyo bigeze ku umuhanuzi imbaraga n'amavuta ye, nukubwira umuhanuzi ko icyo yasengeye cyangwa se ijambo yabwirije hari icyo byakoze. Burya nta mavuta umuhanuzi bumwongereye. Iki ngicyo tuzaza kubisobanura bigaruka mu kiganiro kizakurikira, ariko icyo kintu nicyo mbabwiye ati iyo wasengeye umuntu
burya akaza agashima Imana nubwo nta kintu yaguha yego akakubwira ati nyamara Na cya kintu byarakoze. wasengeye cyarasohoye nibwo ugira imbaraga nyinshi nawe wizera ko Yego. uri kuvugana n'Imana ibyo uri gukora bifite umumaro bifite umusaruro yego iyo ukurikiye ikiganiro cyane wagiye nko muri comment bakandika ati kino kiganiro kiramfashije ndafashijwe nanjye ubwanjye David Yego. bituma n'undi munsi uvuga ati reka nkomeze nyamara ibintu ndi gukora yego bifite umusaruro Cyane. none iyo mwankurikiye muri benshi mukagenda mubisharinga bya bigano abantu bagenda babyisa nje ntago njya bisharinga Yego. bo barabifata yagikunda kageza inshuti Yego. undi nakageza inshuti akabatira umukozi w'Imana atireba tubamenye ko Claudine yasohoye ikindi kiganiro nuko nguko bimeze Yego. none ugasanga byagiye bikwirakwira ari bigira ku bantu benshi ubwo ngubwo nanjye bita binyereka ko mwakurikiye ikiganiro mwananditse muri comment bigatuma ejo nongeye kugaruka ngashaka n'abandi benshi Imana ibidufashijemo No. rero ndabashimiye cyane na Claudine ndagushimiye cyane amen